Narinje nje kumushimira ko yangarurije ibintu nje kumwitura nkuko nabimwemereye ko ngomba kubikora. Ibara rimwe risobanuye iki muko watekereje kuzana ibintu by'ibara rimwe? Impamvu nabitekereje nuko navuganye na Muramira muganga ambwira ko ngomba gushaka inkoko n'urukwavu by'ibara rimwe. Twe tuje gushimira akaba ari yatumye ano matungo ariko akaza afite ibara rimwe. Bino bintu navuga ko ari nk'igitangaza. Ni ubwa mbere namwe mwari mubibonyeho cyangwa mwari musanzwe mubibona? Twarabyumvaga. Ngiki gitoki ngiyi inkoko nguru rukwavu. Niba byerekane neza kuri kamera. Ni ukuvuga ngo nakazanye ibitambo bibiri. Kimwe wenda ndaza kugira ibyo ngikoreraho hano kugira ngo ngaragarize ababyeyi ko igitambo bifuje cyahageze. Ubwo nimara kubikora ibikurikira wenda nimuraza kubibona. Izi ni gahunda z'ababyeyi. Oya nta kibazo. Watinye. Yagize ubwoba. Ngo fata amababa basi. Fata amababa yakomeza. Iki ni igitambo kibatambiye kugira ngo ibibazo by'umubyeyi byose yego bana banjye turamwitaho urabona rero ko nabibabwiye ubu ngubu akaba tugeze aha ni ku marembo, ni kuri geti. Uwo mubyeyi akaba yaratangiye kuza. Ubona imbere hari imodoka. Ngira ngo urimo kubibona yuko imodoka imaze kugera kwa Dr Muramira mu gipangu. Soso aje gushimira Dr kubera ibyo yamukoreye. Ndabona ari kumwe n'abantu benshi. Yaduhamagaye nk'itangazamakuru kugira ngo tuhagere tubashe kuba twamuherekeza. Niyo mpamvu rero turi hano kwa Dr Muramira. Reka tumenye ngo byifashe bite. Soso bimeze Tumeze neza. Ni iki kikuzanye kwa Dr Muramira? Ikizanye kwa Dr Muramira narinje nje kumushimira ko yangarurije ibintu nje kumwitura nkuko nabimwemereye ko ngomba kubikora. Nyuma yo kutuvugisha ku murongo wa telefone turabona waherekejwe n'abandi bantu. Ni iyihe mpamvu abo bantu baguherekeje? Impamvu bamperekeje ni abantu banjye ba hafi, ni inshuti zanjye. Nanze kwirirwa nzanjye nyine. Ndavuga ati baze bantera inkunga nabo bamenyanye na Dr kuko nimba hari n'ufite ibibazo yamufasha. Nese uje kumushimira ni icyo uzanye wenda dufite amatsiko nk'itangazamakuru. Ntago ndi njyenyine, hari bagenzi banjye tugwaye umwanya wenda usohoke mu modoka noneho unatwereka ikintu uzanye ugiye gushimira Dr kubyo yagufashije. Nazanye inkoko. Gwino va mu modoka utwereke rwose. Nabashije kuba yarasohotse rero arimo arasohoka mu modoka uri mu rugo kwa wa muganga. Urabona ko abanyamakuru ni benshi cyane bisutse, abakameramani ni benshi. Biri mu modoka inyuma muri butu. Biri muri butu. Reka turebe uko bihagaze. Wow. none se mu
n'inkoko nayo n'ibara rimwe hanyuma se ibara rimwe risobanuye iki muko watekereje kuzana ibintu by'ibara rimwe? Impamvu nabitekereje ni uko navuganye na Muramira muganga ambwira ko ngomba gushaka inkoko n'urukwavu by'ibara rimwe. Nanjye nabishakishije murabona naramukiye mu isoko niyo mpamvu nanahageze intinzi. Yakubwiye ko uzana inkoko y'ibara rimwe ndetse n'urukwavu rw'ibara rimwe. Byaba bisobanuye iki cyangwa nawe ntago bizi? Ni ukuvuga ngo ni abasaza baba babitegetse ababyeyi. Ibino bintu umaze igihe kingana iki bitekerezaho? Hari haciyeho ukwezi mpemukiwe n'umugabo. Nanjye ndavuga ati nk'umuntu wangarurije ibintu wankoreye serivisi ndavuga ati nze mbashe kumwitura. Uretse inkoko n'igitoki. Hari abantu badukurikiye batazi wenda uwo mugabo ni iki yaraguhemukiye cyane ko wenda byabaye ku bwa mbere twabibonye. Uwo mugabo ni iki yaraguhemukiye cyatumye uza gushimira dogiteri kuri icyo kintu yaba aragufashije nyuma yo guhemukirwa n'umugabo? Ni ukuvuga ngo uwo mugabo narabyutse njya mu kazi ariko yari asanzwe adafite imyitwarire myiza muri iyo minsi. Mbyutse ngiye mu kazi abaturanyi bampamagara bambwira ko umugabo yimuka mbese yangarurije ibintu byanjye byose navunikiye byo mu nzu. Iyo myitwarire myiza uri kuvuga atarafite niyihe? Ni ukuvuga ngo ni umugabo watahaga atinze mu masaha y'ijoro atereta mbese ni imyitwarire mibi yari ayifite agerekaho no kuba yanyibye ariko ubu ngubu twaranasubiranye. Aho bikemukiye hari impinduka wabonye zabayeho? Byarakemutse ubu ngubu rwose nta kibazo. Muganga yaramfashe. Ni umwana mwiza mu rugo ariko ntikajya kabura. Ariko ntubu namubwiye ngo amperekeze arabyanga aravuga ati ngo ninjye wahimukiwe nizanye njyenyine murabibona n'abashuti banjye. Kuba wamubwiye ngo aguherekeze ntabikore bivuze ko nta mpungenge ufite ko bizasubira? Impungenge zo ndazifite ariko nabyo naje mu byo naje kubaza dogiteri ndagira ngo abimfashemo byuzuye mushakira agati umugabo se ugusuzugura nawe urabyumva. Ndumva twagenda noneho ko urimo urabibona wahamagaye itangazamakuru ryinshi kandi turi benshi hano kugira ngo tumenye ibintu uko bimeze kugira ngo abantu wenda badukurikiye basobanukirwe iby'ibi bintu. Bisa nkaho wenda twabanza kukubaza uko ibintu byatangiye kugira ngo wenda tunyuremo muri makeya kugira ngo abantu bamenye kuri uyu munsi wa none tuje guhemba mu buhe buryo kugira ngo abantu basobanukirwe ibyo duje gukora hanga turi itangazamakuru ringana gutyo. Nababwiye ariko ukuntu byatangiye ngenda umucuruzi ndi umukarasi. Nakubwiye ko nari nagiye ku kazi umugabo azana imodoka aranyimura pe arapakira ibintu aragenda nanjye numva ndahamagawe nza nirukanka kandi ndashimira ibinyamakuru ko nabwo byamfashije Umutako TV Afro bose na Kigali 24 n'icyo gihe baramperekeje nshaka dogiteri angaruriza ibintu mwarahageze mwarabibonye ukuntu inzu yari imeze. None ubu nje gutanga amashimwe. Uri hano uje gushimira dogita ku byo yakoze kandi byanaciyemo byarakunze rwose ngo ndi iwanjye meze neza. Reka tugire ikintu tukubaza ntago ari ubwa mbere nkubonye aha ngaha. Dogiteri arimo? Dogiteri arahari ariko hari abantu yari arimo afasha b'abarwayi. Niba mumukeneye nabanza nkamubaza niba ahugutse mukaza kubonana. Uriya mudamu yaduhamagaye atubwira yuko yifuza kuza gushimira dogiteri Muramira nyuma yo kumufasha yibwe n'umugabo ibintu yabimaze mu nzu yarabikoze ibintu byaragarutse twarabibonye ariko nkuko twaje guhana contact nimero ya telefone niyo mpamvu yadutumiye nk'itangazamakuru kugira ngo tumuherekeze aje gushimira dogiteri Muramira. Sinzi niba watubwira dogiteri niba yaboneka kuko hano hari umuntu uje kumushimira. Ndababona ko mwaje kandi muherekeje uyu mudamu kubera igikorwa cyiza dogiteri yamukoreye ariko ibyo byose yarahuze gatoya reka njye kureba niba yahugutse none undi buze muturebera atubwira. Isanzwe rero akaba ari byo tugiye kureba iby'intuza nkirabumbaza hano amakuru meza. We ni iyihe mpamvu uri kumwe wenda twigirana ku ruhande nawe gwino tuvugane sibyo muze twegere ku ruhande. Ndabona mwaje mwatwaye inkwavu mwatwaye inkoko muherekeje uriya mumama ni iyihe mpamvu mwazanye n'uyu mumama hano kwa dogiteri Muramira? Impamvu twazanye n'uyu mumama kwa dogiteri murabizi ko ushize mwaje ndi umuturanyi wiwe namuherekeje ko twahuye n'abangaba nabo ni inshuti ziwe za hafi
bamubaye hafi muri biriya bihe wumva twamuherekeje tuje gushimira. Ni ibintu by'igiciro cyane kubona umuntu yarafashije kuriya, ntabwo habura ishimwe. Twe tuje gushimira, akaba ari yatumye ano matungo ariko akaza afite ibara rimwe. Bino bintu navuga ko ari nk'igitangaza. Ni ubwa mbere namwe mwari mubibonyeho cyangwa mwari musanzwe mubibona? Twarabyumvaga ntitumenye, tukavuga se hari abantu bakora ibintu bivuzi gakondo ntitumenye ibyo ari byo. Gusa ubu byarabaye twibonera ukuraho kuri, tumenya ko n'abaganga gakondo bakora kandi babaho. Nkawe ku giti cyawe, isake y'ibara rimwe ndetse n'urukwavu rw'ibara rimwe ubitekerezaho iki kuba muganga yaravuze ngo muzane ikintu by'ibara rimwe? Ikintu nabitekerezaho, buriya muganga ntabwo wamenya ibye aba yateguye. Kuba tuba twerekeje inshuti yacu ikatubwira ati wenda tumwerekeze bitewe n'ibyo tuba twarabonye biba byaramubayeho akenshi, kandi tuzi ko mu ngo zose bikunda kuba. Natwe rero niyo mpamvu tuba twamugiye inyuma tukavuga ati bitewe n'ibyo yamubayeho kugeza isaha akaba yarasubiranye n'umugabo we, twumva nta kibazo. Muganga icyo yadutegetse, icyo yamutegetse nicyo nyine tuba twakoze. Reba nawe urabona ino nkoko nyine isobanutse, urayibona irasobanutse, ni ibara rimwe. Ni ibara rimwe, ukabona n'aka gakwavu karasobanutse, ni ibara rimwe. Rero ubu dutegereje igisubizo cya muganga. Abaganga, uyu ni muganga wa Gihanga, ntabwo ari abaganga ba kizungu. Ibigendanye n'ubuvuzi bwa Gihanga ubwemera ute? Ubuvuzi bwa Gihanga rero ukuntu mbwemera mba mbona ari byo, kuko impamvu mba mbona ari byo bitewe n'ibintu bari baramwibye kugeza aya masaha bikaba byaragarutse. Niyo mpamvu nawe aba yavuze ati reka nze gushimira muganga, kuko si yamushimira akazana iyi nkoko n'uru rukwavu n'iki gitoki atarabona bya bintu bye. Mureke noneho twareko. Murakoze cyane bagenzi bacu ku bibazo barimo kutubaza, n'abantu badukurikiye ngira ngo nabo barimo kubibona. Reka wenda tubaze Soso nk'uko mwamuherekeje nk'inshuti yanyu, tumenye niba turaza guhabwa karibu kugira ngo tubashe kumenya nyuma y'uko aje gushimira muganga, ese muganga waraza kubyakira gute. Niyo mpamvu twari turi aha ngaha kugira tumenye uko ibintu biraza kugenda nk'uko yaduhamagaye nk'itangazamakuru. Nta kibazo, murakoze. Mubanze mubaze mugenzi wacu Soso. Nta kibazo. Soso, none ubu twahabwa karibu, wasaba karibu tukajya? Nta kibazo, muri isanga, reka mbasabire karibu numve ko muyihabwa, nta kibazo. Wenda ku bantu baje baguherekeze sinzi niba bagutwaza. Barantwaza n'ubundi. Noneho mwamutwaza tukagenda tukajya kwa muganga. Tukagenda. Kirango rero nk'uko murimo kubibona, baramutwaje ibintu bihagaze, twaba tugiye kureba niba muganga ari buze kuduha karibu. Tugiye kureba niba muganga ari buze kuduha karibu. Urukwavu nanone rw'ibara rimwe, turaza kumenya. Uzanjye birantunguye cyane, ibaze kujya gushimira umuganga ukazana inkoko y'ibara rimwe ndetse n'urukwavu rw'ibara rimwe. Simbizi, reka tumenye ibintu byihagaze gute. Iyi ni Umutako TV, wowe tubana mu buzima bwa buri munsi. Reka ngushimire cyane, kora subscribe, like, comment and share kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Tumaze kugera hano muri salo, ubona ko tumaze kugera muri salo kwa muganga. Turaza wenda kumenya ese muganga waraza kubyakira gute nyuma y'uko wenda muganga amaze gufasha Soso akavuga ati reka njye gushima. Gushima biba hake, gushima biba rimwe na rimwe, ariko ibintu by'agaciro. Kwibuka umuntu wagufashije ukaza kumushimira ni ibintu by'agaciro. Urabona ko barimo barabishyira ahantu hamwe. Seti, ndagira ngo urabibona ko ibintu ni danje gushimira umuntu. Ibaze kujya gushimira umuntu ukibuka ko wahemukiwe umuntu akagufasha, noneho mu kujya kumushimira ukagira n'ibintu mutwarira, n'ibintu by'agaciro cyane. Ako nakomeje kubitekereza uburyo ari ibara rimwe. Kiro, wowe ibyo bintu wabibonye gute? Nge birantunguye. Byanangaje cyane nanjye kugira ngo abone iyo nkoko y'ibara rimwe.
urwo rukwavu ibintu yajyanye kuko mwabibonye uti ubu ni ukuvuga ngo tugomba kuva muri salo tukajya Mu mu cyumba cyumba kugira ngo cy'ababyeyi. tubyereke ababyeyi noneho bongere bagutwaze ba bantu bari bagutwaje baza abantu babereka uko ibara rimwe ni mu giterure n'abaterura igitoki cy'ibara rimwe mu giterure n'urukwavu ni ibara rimwe. tumaze kugera kwa dogiteri ahavurira reka dukurikirane tumenye uko byifashe reka tubikurikirane tumenye uko ibintu byifashe Dr. Mwiriwe amakuru yanyu nk'uko twahoze tubivuga ndagira ngo noneho tubwire na muganga yumva ushobora kuba wavuze ngo uje kumushimira ariko noneho wagera hano ukongera ukabihindura ugasanga n'abadukurikiye ntabwo babashe kumenya neza impamvu wenda Soso ari hano kwa Dr. Muramira ni iyihe mpamvu impamvu ndi hano kwa Dr. Muramira narinje kumushimira mu rugo rwanjye rumeze neza nta kibazo ndagira ngo uvuge ureba hariya wenda kubanza okay narinje gushimira dogiteri ku bufasha yampaye nje kumwitura mbese niko navuga kuko yaramfashije kungaruriza ibintu umugabo yanyibye nahamagawe n'abaturanyi mwari muhari ndaza njya gushaka dogiteri abasha kungaruriza ibintu mbese narinje kumushimira dore ngiyo ngiki gitoki ngiyi inkoko ngururu kwavu niba byerekane neza kuri kamera ni iyihe mpamvu yatumye uhitamo kuza gushimira dogiteri umuzaniye inkoko n'urukwavu kandi bifite amabara asa nuko mbere y'uko njya kuza haciyeho nk'icyumweru nabanje kumuhamagara ndamumenyesha ko nzaza ntegeka ko nashaka inkoko y'umweru murayibona n'urukwavu ababyeyi nibyo badutumye wenda ntabwo ndi njyenyine na bagenzi banjye bagira ibibazo bakoza mbere yuko tuvugana na dogiteri nari namubajije kare wenda yavuze ikibazo namubajije ndakeka nicyo gusubije ngo ababyeyi bo basabye iri bara ry'umweru haba ku isake ndetse n'urukwavu reka wenda muherekeze mike kuri dogita mubaze ese ibi bintu bisobanuye iki ibara ry'umweru kuri haba ku rukwavu cyangwa se ku isake numvaga ko wenda ishimwe hari ukuntu umuntu aza akazana amvirope y'amafaranga kubera kimwe muhitamo isake cyangwa urukwavu by'ibara ry'umweru murakoze ubundi bigendanye n'ishimwe ry'ababyeyi mpamvu namutumye twamubwiye ko agomba kuzana ibara rimwe kiriya ni igitambo cy'ishimwe ry'ababyeyi tuba tugomba kubatambira kuko hari ibyo tuba twaramukoreye ariko bitomotse ku mbaraga z'ababyeyi niyo mpamvu baba bifuje ko tubaha igitambo kirimo ibara rimwe hanyuma kuri iri bara wenda igisake irabagwa ese n'ibibagwa ibagwa mu buhe buryo cyangwa se hari aho muyishyira nyuma tukayibura ikabura ubwenge ni ukuvuga ngo urabona ko yazanye ibitambo bibiri kimwe wenda ndaza kugira ibyo ngikoreraho hano kugira ngo ngaragarize ababyeyi ko igitambo bifuje cyahageze
ubwo nimara kubikora ibikurikira wenda nimuraza kubibona izo ni gahunda z'ababyeyi. Mu by'ukuri mubyeyi nanjye nakubaza ikibazo muri kano kanya nk'uko uyu mubyeyi yabidutangarije, yatubwiye ko yibwe n'umugabo, yamara kwibwa n'umugabo ibintu ukaza kuza kumufasha bikaza kuza kugaruzwa. None kuri uyu munsi wari urimo mpamvu ubona hari itangazamakuru ryinshi, niyo mpamvu nshaka kubaza ikibazo muri kano kanya kugira ngo wenda nibyo kuko inkoko y'umweru irahari y'ibara rimwe, urukwavu rw'ibara rimwe, igitoki cy'ibara rimwe, ariko se nanone ni iyihe mpamvu ishobora kuba waratumye wenda uvuga ati wa mubyeyi we kugira ngo uzaze kunshimira uzazane ibintu nk'ibi by'ibara rimwe? Nibyo nari maze kukubwira, maze kukubwira ko kiriya ari igitambo cy'ababyeyi kandi ari byo bifuje. Icyo ababyeyi bifuje turakibakorera, kimwe nuko natwe igihe intsinzi tubasabye ko igerwaho ubwo imbaraga z'ababyeyi. Murakoze. Reka tubaze wenda n'aba muri bamwe baherekeje Soso, mwebwe mubyakiriye gute kuba Soso ari hano kwa muganga aje kumushimira? Ndifuza ko mukuramo filme, mukuremo marinete rwose kugira n'abantu batukurikiye bamenye Soso, bamwe mu bavandimwe be cyangwa se mu nshuti abaturanyi bazanye nawe. Mutubwire mubyakiriye mute kuba Soso yafashe umwanya wo kuza gushimira Dr. Okay, tubyakiriye neza cyane kuko ni ibintu biba bikomeye cyane by'amashimwe. Okay, niyo mpamvu natwe twamuherekeje nyine kugira ngo turebe Dr. natwe wenda hari benshi bizabaho cyangwa natwe bikatubaho tukaba twakifuza kumugana. Gusa nyine ni ibintu by'amashimwe kandi turabishimiye kuko twabonye umuvandimwe wacu nyine ibyamubayeho bikaba byaragarutse kandi bitaranatinze cyane, akaba yarasubiranye n'umugabo we, nabyo ni ibintu bikomeye cyane. Kuri Dr. wabonye ibyabaye kuri akore n'umubyeyi nyuma yaho winjiye muri iki cyumba, ndakeka hari byinshi wabonye by'uhinduka. Wabyakiriye ute? Wabibonye ute? Harimo byinshi ndakeka wenda ubonye amaso bwa mbere, nta bwoba wagize cyangwa igihumbi? Okay, ubwoba ntabwo bwabura, gusa nyine no kugira umutima uhagaze. Ariko ndagira ngo mutubwire umwihariko. Reka twumve ngo hari ikibazo muganga agize hano. Akabazo ndi kubona mu bantu bamuherekeje. Uzane mikoro twumve icyo kibazo. Ngo hari, reka twumve. Ni iki kibazo kiri hano? Hari akabazo ndi kubona mu bantu baherekeje uyu mudamu, ndagira ngo turebe ko kakemuka. Hano harimo umuntu ufite ibintu bindi bidasanzwe, ubwo nagira ngo abantu bafite amasakoshi bashyire hasi, irebe ibintu bazanye bitari byiza. Basa naho bafite ibintu bya karande, abantu bose bashyira amasakoshi yabo hasi. Nkuko muganga mubibona tubwiye ngo abantu bafite amasakoshi bose bashyire hasi kugira ngo hagire ibigaragara. Abantu muri murabibona barimo barakira amasakoshi hasi kugira ngo ni hano hasi. Ni bamwe natwe nk'itangazamakuru cyane mu bazanye na Soso. Abantu baherekeje uyu mudamu amasakoshi bashyire hano. Buretse gupfundura. Urabona nta sakoshi afite? muri abo bantu baherekeje Soso musizane kugira ngo ayo masakoshi mashyire hano hasi nk'uko muganga bivuze, kuko avuze ko hari ibintu bisa nkaho birimo bitari byiza kugira ngo tumenye ibintu ko bimeze. Hari umukobwa urimo iwabo baraterekeraga n'ibintu bamushyaye mu isakoshi bisa n'umurizo w'inyamaswa, ngira ngo tuze kureba n'umurizo w'inyamaswa. Ndagira ngo tubanze tubikure hano kugira ngo dukomeze ikiganiro. Ni uwuhe muri bo ushobora kuba afite ibyo bintu yinjira? Nyiri isakoshi iruta izindi, iyi ngiyi niyo nshaka kureba. Nyiri isakoshi niyigira hino, nimuyizane nk'uko mubibona turifashe tuyihereje muganga kugira ngo ayirebemo. Nyiri isakoshi yakugira hino nk'uko mubibona turi hano ni ibintu bisa nkaho bigoye. Arimo aratambuka kugira ngo muganga turebere muri isakoshi. Nace bugufi napfuka ajya ku mavi, arapfukamye umukobwa. Ahangaha hari ibintu ndiko nabonye birimo kandi byaguteye inyatsi. Ahantu wabikuye ntabwo ibintu nagukorera ari byiza, wakoramo ukabikuramo ukabidushyirira hano kugira ngo
tuze kuvura dukemura ikibazo n'ubundi ufite ko ntabwo cyari cyakemuka. Ibyo bintu muganga avuze nibyo? yego kuko birimo. Ni ibiki? Ni aka kantu. Akantu bisa nkaho ari ubwa mbere kereka itangazamakuru kugira ngo abantu bakabone nk'uko mubibona aka kantu n'ubwo mbere twebwe tukabonye nta gake turimo turabyibaza. Nta kantu yari yarakwiye kumupfuma ariko yari yamubwiye ko agiye kumuvura ariko ntabwo yamuvuye ahangaha kagatera kakamuteye inyatsi aka ni nk'amadayimoni yari amutwerereye ibi nta kintu byari bumumariye. bivuze ko bamwe mu bavuzi cyangwa se mu baganga harimo abajya babeshya. Simbyinjiyemo cyane ariko nuko mbonye ko iki kintu agifite mu isakoshi kandi nubwo yitabaje umuvuzi nta kintu ibintu byamumariye mbonye ko bitari byiza. Nabonye ko hari ibintu biri gutuma bitagenda neza. Nyuma y'uko dusoza nitumara gusoza ndaza kuganira nawe nyiri icyo mufasha kuko afite ibibazo byinshi dore ko hari byakemutse. Dogita no kuvuga ngo muri make bisa nkaho ari inyatsi agendana. Bisa naho ari inyatsi agendana. Nawe yabyivugira akeneye umugabo ariko ntibirakunda. Akatuganira uyu mukobwa. Wagiye kurira. Sister. Bisa nkaho dogiteri ibyo mu bantu bari bicaye aha ngaha avuga ko hari umuntu ufite akantu mu isakoshi iruta izindi. Ese wowe mu by'ukuri wari ubizi neza yuko ugafite, ese wabitewe n'iki? Ese kano kantu kagufasha iki? Se ninde wakaguhaye kugira ngo natwe nk'itangazamakuru tumenye ibi dogiteri akoze koko byari byo? Murakoze. Ibyo muganga avuze nibyo koko. Kano umuganga wakamaye ambwira ko nyine avura inyatsi. Arambwira ngo nje nkagendana n'isakoshi. Hari n'utundi yari yamaye nzajya nisiga mu ntoki. Niyo mpamvu nyine rero nakagendanye mu isakoshi kaba karimo. Usanzwe wakagendanaga? Gahora mu isakoshi niko yanegetse. Maze igihe kingana iki ukagendana? Nk'amezi 5. Nyuma y'uko umuganga akaguha ni iki kaba karahinduye mu buzima bwa buri munsi wanyuragamo? Ntacyo nyine we yambwiraga ko bizaza negereze bizaza nkora ibyo ambwira bizagenda biza. Ubundi muganga yakaguhaye ari icyo kibazo wari ufite? Kinyatsi nyine yamvuraga inyatsi. Yari inyatsi. Yatumye ugatera inyatsi, iyo nyatsi yawe yarakize wabonaga yarakize cyangwa ari nyongereye kuko Dr. Muramira tubwiye ko ako kantu gatera inyatsi. Wakamuhaye yavuze yuko nanone gakize inyatsi. Ese aho cyiyongereye niki cyavuye? Nta kintu byiyongereyeho nyine nge naramubazaga imiti wampaye wambwiye no kujya ngendana mu isakoshi mbona nta kintu bimfasha kambwira ngo ni nkomeze nkagendane naga imiti ihita ikora ako kanya bizaza. Ubundi twakwibaza muri kano kanya nk'itangazamakuru twakwibaza ngo uri umukobwa uri umubyeyi kugira ngo tukubaze icyo kibazo nshaka kukubaza niba ntacyo bitwaye wakinsubiza. Ngenda umukobwa. Noneho ni icyo kibazo wenda waba waragize cyangwa se ni icyo cyifuzo wari ufite kugira ngo uyu muntu agwa akantu nk'aka ngaka kugira ngo ujye ukagendana? Nje impamvu nakazanye nakomeje mbibasobanurira ko umuganga nagiyeho wakamaye yambwiye ko nzajya nkagendana aho njye hose mu isakoshi igihe nyifite ngomba kujya nkagendana katagomba kuburamo. So ntabwo bivuze ko nasuzuguye uyu mu docteur twaje kureba ahubwo nje nakazanye nka condition ni condition mba ndiho ngewe. Hanyuma ku kibazo warumbajije ikintu nifuza kuko nababwiye nkamaranye ntacyo byahinduye kandi urumva uyu mu mama twaherekeje soso nta gihe byafashe. So ndakeka rero ko kugira ngo umuntu abe yakuvura ndumva nta gihe bisaba. Soso mwari muziranye? Twari tuziranye. Ikintu rero nakifuza ku kibazo yarambajije ahubwo nagira ngo nkuko nyine bivuze ngo bikoreramo ibiki ashaka ukuntu nanjye abigenza mfasha. Urakoze cyane reka turebe soso hagati na muganga amushimire. Naje nje gushimira nababwiye ko nari naribwe uburundi ruhare rusigaye rero ni docteur wagira icyo abagezaho cyangwa akankorera gahunda buri wese akajya muri business ze. Murabona ko bwanakeye buri wese afite akazi nagira ngo docteur amfashe ankorere icyanzanye naje gushimira naje kumwitura umuhango ubu ni mbese uruhare rusigare ni docteur ugiye gukora imihango ye.
mwanya reka tubahe dogiteri kugira ngo nawe atubwire bimwe mu byatuzanye kugira ngo nk'uko yari yategetse uyu mubyeyi atubwire uko biri bugende n'ibiri bukurikire kugira ngo tumenye gahunda ukuntu zimeze. mbere namukoreye bigaragare ko ari umubyeyi mwiza namwe murabibona ndamushimiye rwose ahubwo yakwigiza hino icyo gitambo cy'ababyeyi noneho tugakora ibyo tugomba gukora. barabanza iki niba nta banga ririmo? Ibanga nanzanira iriya nkoko ndabona ari sawa. uzana inkoko? basuzugura ababyeyi? oya nta kibazo. ababyeyi twari tuzanye cya gitambo cy'umubyeyi kugira ngo ibibazo by'ibintu byashubijwe kugira ngo bigeze ku musozo. ababyeyi murakoze. noneho nagiye mu nzanire ibasaba ngaho hafi. abari hafi batuzanira ibase kugira ngo turebe uko umuhango ugenda ukurikirana. hari urukoma nari namutumye ruri hehe? urukoma? ntabwo wazanye? ntabwo nazanye, twabibagiwe rwose. ibase nayo ndakeka ngiyo. yakigera hino agafata kuko n'ubundi iki gitambo niwe ugiye gufatira runo mutwe. fata kuri uyu mutwe. toguye watinye yagize ubwoba. ngo fata amababa basi. fata amababa uyakomeze. ubu rero gahunda igezweho niyo kugira ngo tugaragarize ababyeyi ko igitambo cyageze mu gicumbi. izindi gahunda zirakurikiraho nyuma yo kwereka ababyeyi ko igitambo cyageze mu gicumbi. ababyeyi iki ni igitambo kibatambiwe kugira ngo ibibazo by'umubyeyi byose ubona kuvuga ngo ababyeyi nta kibazo ndumva ko igitambo bacyakiriye nta kibazo kandi bacyemeye. ubu gahunda ikurikiyeho niyanjye n'ababyeyi ubwo uyu mama we igikorwa cye yakigejeje ku musozo nta kibazo. ababyeyi bavuze ko agomba kugenda agatunganirwa ariko hari ikibazo nagira ngo mubaze mu gihe turi gutanga iki gitambo tugishyikiriza ababyeyi. umutware we ko mutazanye byagenze bite? umutware wanjye namubwiye arananira rwose muga barambwira ngo n'ubundi ninjye wagiriye neza n'ishorere meza ni nk'uko naje kugushaka ndi njyenyine. mbese yananiye. yakunaniye? ibyo nabyo tuzabireba ariko wumve ko ugiye gutuza nta muntu uzongera kukwiba nta ikintu kizongera kubaho nayanyatse twigeze kuvuganaho ndazi kuri gukora bikagenda. ubu ngubu wumve ko amahoro uhawe ikaze mu mahoro. Dr. umugabo adahari nta zindi ngaruka bishobora guteza nyuma? nta zindi ngaruka ntazo. uyu nguyu niwe wari wanyatse serivisi kandi nayimuhaye. ubu ngubu bagiye kugenda atunganirwe nta kibazo na kimwe mu buzima bwe. turamushimiye. Dr. muri kano kanya nanjye nshobora kwibaza ikibazo mu munyamakuru. ese mu by'ukuri buri mubyeyi yaje gushimira yaje wenyine atari kumwe n'umufasha cyangwa se umutware. ese iki gitambo amaze gutamba abantu bamaze kugikurikirana bamaze kukibona ese cyaba cyakiriwe cyangwa se cyaje kugawa kugira ngo tumenye ibintu uko bimeze?
iki gitambo urabona ko cyakiriwe rwose kuko urabona nta ntambara ibaye hano, nta bintu bindi birenze bibaye hano. Ababyeyi bemeye ko igitambo nta kibazo, bumvise ko tunamubwiye ko ubu ngubu ahawe ikaze mu mugisha n'amahoro, nta kibazo na kimwe. Dr. turibaza hagiye gukurikiraho iki noneho? Ubu ngubu kigiye gukurikiraho, urumva namushimiye, namubwiye ko yakoze kuzirikana igikorwa namukoreye, n'abandi bajya babigenza nkawe baze gushimira muri serivisi tuba twabahaye. Biba bigaragaje umubano mwiza ko tuzakomeza kugirana umubano nta kibazo. Icyo navuga wenda n'abandi bakeneye serivisi z'ubuvuzi bibaza ni karibu nta kibazo tukabafasha. Dr. muri kano kanya hakomeje kugaragara imiti igiye itandukanye kandi bisa nkaho dufite ibibazo byinshi dushobora kwibaza nk'abanyamakuru, ariko mu by'ukuri bivuze ko niba umuntu akoze ikintu cyiza tugomba kumushimira. Ni mpamvu kuri uyu munsi wa none turi aha ngaha, ariko se nanone nshobora kwibaza ikindi kibazo nk'itangazamakuru. Ese niba wenda muri iki gihugu cy'u Rwanda hari abaganga bagiye batandukanye kandi benshi, ariko se ushobora kuba wasobanurira abantu ko ni izihe wenda cyangwa se n'icyo urusha abandi baganga kugira ngo ubashe gukora ibintu n'ibindi, umuntu ahaguruka avuga ati dogiteri warakoze kubera yuko ibyo wakoze nabibonyemo inyungu, abantu baje kunshimira nako cyangwa se ibyo nashakaga byaragarutse, ariko muri uyu munsi wa none mfashe umwanzuro wo kuza kugushimira. Dogiteri agira icyo ubwira abaganga cyangwa se n'abandi bantu badukurikiye, ibanga ushobora kubukoresha kugira ngo abantu bamenye ngo dogiteri koko wa mugani ibyo akora ni byiza cyangwa se ni bizima. Ibanga nta rindi, icy'ingenzi ni ugukorera umuntu ugakemura ikibazo umuntu yaje kugezaho. Iyo igikemuye niyo serivisi nziza kandi nayo abanyarwanda cyangwa se n'abandi bari mu bihugu bitandukanye baba bakeneye. Dr. ngewe ikibazo cyanjye kirasa nk'igisubira inyuma gatoya. Tumenyereye abaganga ba gihanga, niba mbivuze neza, ko bakora mu nzu zijya kumera nk'aho ari gakondo. So twinjira hano twabonye inzu ari igezweho, ni zimwe mu nzu z'icyerekezo. Kuri wowe izi nzu ukoreramo, kandi tuzi ko abaganga ba gihanga bakorera mu nzu zisa nkaho ari ibigonyi, inzu z'ibyatsi, byaba bisobanuye iki? Abantu wabasobanuye iki impamvu ituma ukorera mu nzu zigezweho kandi abandi bakora mu nzu za gihanga? Wenda ushobora kuba ubiheruka kera kuri icyo kibazo mbajije cy'inzu za kera z'ibyatsi. Ntabwo ubu ngubu inzu z'ibyatsi ntabwo zigezweho. Urabizi ko ibintu bya nyakatsi byaracitse. Ubu ngubu tugenda n'icyerekezo, tugomba kugira isuku, tugakorera ahantu hasa neza, mu nzu zikeye, kugira ngo n'abatugana ko tuganwa n'ingeri zitandukanye, umuntu azicara ahantu heza, agera ahantu heza ahisange, yumve ko nta kibazo. Ntabwo twakorera mu biriya bya kera byarakavuye ari ibintu by'umwanda bakorera mu nzu zishaje. Tugomba gukorera mu nzu nziza. So Dr. ubu tuvugana uri kuganira cyangwa se uri gusobanurira ibyo ukora isi yose, abantu bo hanze y'u Rwanda ubafasha gute kugira ngo bavure ku bibazo baba bafite? Nk'abantu wenda tutegeranye batabashije kugera hano, yego, bari kure mu bihugu bitandukanye bigize isi, yego, ikibazo iyo mpamagara kuri WhatsApp cyangwa se bisanzwe biterwa n'ubushobozi bwiwe. Yego, WhatsApp ndabizi ko niyo ibiciro biba biri hasi, ampamagara kuri WhatsApp akambwira ikibazo afite tukakiganiraho, ikibazo cyiyo numvise kirakemuka naho gahita cyerekeye. Iyo umuntu agiye kuguhamagara kuri WhatsApp akoresha zimwe mu nimero zawe cyangwa se muri contact yawe, ubwo turi kubwira ku bantu batuye hanze nimero cyangwa se nihe email, WhatsApp cyangwa se izindi social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga umuntu ugushaka utuye hanze ashaka kuba yakubonamo? Ngira nimero imwe irahagije, wayimpamagara wanyakira no kuri WhatsApp. Iyo nimero yanjye ni 078 +250 Okay, reka dutangire. Nimero yanjye ni akamenyetso ko guteranya. Ntabwo abantu bose babumva indimi, ushobora kuba mu mahanga ariko atumva indimi kandi bavuga indimi zitandukanye. Tugusemurire. Okay, akamenyetso ko guteranya +2 5 5
0 0 karindwi umunani 7 8 gatanu 5 icumi 10 karindwi karindwi 77 58. telefone tugira ku musozo soso reka tugushimire kuba waratekereje kuza gushimira Dr. Muramira nkuko mubibona rero ntabwo ari sete gusushimira ahubwo twerekeje mikrofone njyewe nanjye ndabashimira ko mwabashije kumba hafi mukaba mwarakurikiranye ikibazo cyanjye kikaba munaje kumfasha gushimira Dr. ubu ni ukuvuga ngo uruhare rusigaye n'utubazo duke nakubwiye ko mfite mu rugo dusigaye natwo naje hano nizeye ko ngomba gutaha yabikemuye byose. Sister reka tugushimire kuba waherekeje uyu mubyeyi ngweruka kera cyagiye bamwiba ibintu ariko urabona ko urukundo rwanyu n'ukuri pe bigaragara ko muri inshuti no kubafasha umwanya wawe ukigomwa byinshi ukamuherekeza reka tugushimire nawe. Murakoze cyane kandi ni byiza gufashanya buriya nanjye ejo cyangwa ejo bundi byazambaho tugafasha akamfasha ubwo rero tugomba gufashanya nk'abavandimwe kandi n'ubutaha nzaba muri ruhande. Sister reka tugushimire nawe kuba waherekeje soso. Nukuri nkuko nabivuze mbere nshimiye Dogita na n'ubu ndacyamushimira kuko nimba uyu muvandimwe wanjye ahoraga mu rusaku rukaba rugiye gucogura twari duturanye inzu ku yindi nukuri ntago bizongera kumvikana muri quartier agiye nawe kuba umubyeyi nk'abandi. Reka tugushimire nawe kuba waherekeje soso. Okay, murakoze cyane kandi Imana baramugisha kandi dushimira na Dogita akomeze nyine adufashe turebe ko natwe kera nitutangira kurushinga twazarushinga neza. Tugushimire nawe uyu tunamubaze tumushimire tumubaza wowe wakiriye ute ko uri buve hano ufashijwe nanone kandi arasigara na muganga ariko ndakeka nawe urakira nk'uko n'abandi bakize ubyakiriye ute kuba hari ibyiringiro ko hari ikintu ushobora kuvamo cy'intsinzi? Okay, murakoze nkurikije ku bya mugenzi wanjye naherekeje icyizere cyo kirahari cyane ko yabinyemereye ko turi buvugane nyuma y'ibi ngibi ubwo tari ndizera ko nakize kuko ndahari ndi kuri muganga Justin.